Narangije kuvuga gutyo namaze gutera intambwe isohoka. Na Maomba ava yankurikiye, Adela na Odari bareka ibyo bakwandurura no gukora amasuku ngo baduherekeze. Ako kanya Adela mpereza agaseke ngo nkanjyanire babyara banjye, mbabwira ko ibirimo ari we wabaguriye bifuriza kuzagira amasomo meza. Twamaze kugera hanze ntungurwa no kubona Hodari avuye n'urufunguzo rw'imodoka. Mubajije icyo agiye kurumaza nsubiza ko bagiye kuduherekeza. Ako kanya mpita muhakanira nivuye inyuma mubwira ko batureka bakajya kuruhuka, kubera ko nk'abasore turabyimenyera. Ariko Hodari nsubiza ko bidakuriye ko tujya guciririkanwa n'abamotari muri iryo joro, kandi hano mu rugo hari imodoka zirimo gupfa ubusa. Maombe nawe yunga mu ryanjye ababwira ko hanze umutekano utizewe, bityo ntabwo ari byiza ko twese uko turi bane twiga, bityo batureke nk'abasore dufite n'ubushobozi bwo kurara irondo. Ako kanya Adela ahita atanga igitekerezo avuga ko niba twanze ko baduherekeza dufate urufunguzo twicyure. Hodari amubajije utwara imodoka, Adela amusubiza ko nubwo nta byangombwa mfite ariko nzi gutwara imodoka kandi muri iryo joro nta wapfa kuduhagarika. Hodari yahise yakira igitekerezo cya Adela mu rufunguzo rw'imodoka nyereka imodoka ntwara, nuko mvayo nyisatira nyigezeho ndayifungura nyinjiramo ubundi ndayizinga nyikura muri parikingi. Nabo bihutira gufungura geti, maze kuyisohora mu gipangu nsaba Maombe kuvayo tukagenda. Nuko asezera ku mukunzi we Hodari na Adela araza nsezeraho amakadomo ko ku munwa. Ako kanya Maombe ava yarinjira mpita nsaba Adela na Hodari gusubira mu gipangu. Nabo baranyumvira nanjye mpagurutse imodoka tuvaho. Maombe ambaza uburyo namenye gutwara imodoka nkaba nta byangombwa mfite, musubiza ko muri buri kiruhuko cy'amashuri nakoranaga mu igaraje n'uwahoze ari umugabo wa Carolina ari we Gadi, wasaga nkaho akuriye igaraje agafata umwanya wo kunyigisha imodoka yifashishije iz'abakire babaga baje gukoresha. Namaze kubwira Maombe uburyo namenye gutwara imodoka, mubwira ko nawe akeneye kwiga imodoka kubera ko mu minsi iri imbere arakenera kwitungira imodoka ye. Ansubiza ko amaze iminsi ayiga ahubwo mu kwezi gutaha arakorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, bityo ntabwo yatinyuka gutwara imodoka kandi yitegura gukorera perimi, ku buryo bamufasha bahita bamwambura amahirwe yo kuyikorera bakamuhagarika igihe runaka. Ibyo twaretse kubitindaho tugenda tuganira bisanzwe kugeza mugejeje kuri Romance VIP bar. Asohoka mu modoka mpita nyihindukiza nko mu masaha 3. Mu masaha 5 ashyira saa 6 z'ijoro nibwo nari ngeze mu rugo, nsanga bose baryamye mbasabye ko marume nawe wari wumvise imodoka ihorera aza kumfungurira. Maze guparika imodoka neza mwiseguraho kubw'ijoro ntashye, anyibutsa ko twari twarabanje kubiganiraho mbere yuko nza kubana nabo. Tumaze kwinjira nyibutsa ko ifunguro riharanyifuriza ijoro ryiza, akomeza ajya kuryama. Nanjye mpita njya kuryama kubera ko nari mvuye kwa Principal Stenberg mfashe ifunguro. Agaseke mfite mbanza kugatereka ku meza nkomereza mu cyumba cyanjye, nkuramo byose ndaryama mpita nsinzira. Nongera gukanguka bwakeye ndebye muri telefone mbona Adela yanyandikiye ubutumwa bugufi. Mbufunguye nsanga yabunyandikiye ejo hashize ambaza niba nageze mu rugo amahoro. Mpita muhamagara kuri telefone ntiyatinda kunyitaba, mubwira ko aribwo nkibona ubutumwa bwe, nawe nsubiza ko yabonye ntamusubije akandikira Dogiteri Chanceline akamusubiza ko aribwo nkihagera. Nuko mubaza gahunda y'umunsi ansubiza ko agiye kwitegura akajya kureba Salome ngo mujyane mu isoko amugurire ibikoresho by'ishuri bike by'ingenzi. Mubajije niba byibuze yararangije kwishyura amafaranga y'ishuri, ansubiza ko babanza kuri banki akaza kuba mwishyuriye make andi akazayamwishyurira nyuma. Ako kanya mpita mubaza ayateganya kumwishyurira, ansubiza ko ari gupanga kuba amwishyuriye ibihumbi 60 mu bihumbi 176,587. Adela yamaze kumbwira gutyo mubwira ko ayo mafaranga ari make cyane ku buryo badashobora kwemera kumwakira, nawe ansubiza ko bihuriranye nuko turi mu biruhuko kuko amaze igihe atabona ya mafaranga yo kurya buruse nyirarume amwoherereza buri kwezi mu gihe cy'amasomo. Nanjye mbanibutse ko ayo wa mubyeyi undihira nyoherereza atangira aho tukiri mu kiruhuko, cyo kimwe na marume Nowa ampa. Ako kanya mitangira igitekerezo cyo kujya kuguza Carolina tukazayasubiza aho twatangiye umwaka w'amashuri batangiye kutwoherereza buruse.
ako kanya mpita nsaba Adela ko n'ayo mafaranga 60,000 ayongeranya nayo aguriramo Salome ibikoresho, naho ay'ishuri ngiye kureba umuntu ubu yangurije tukazayamusubiza twatangiye kubona buruse. Maze kumubwira gutya mbwira ko noneho niba ari uko bimeze ubwo ibikoresho bagura arabisaranganya n'abavandimwe be Travisi na Rahabu. Mubajije niba bo byibuze barabashije kwishyura amafaranga y'ishuri, ansubiza ko mama wabo Magdalena yaganiriye n'ubuyobozi bw'ikigo Rahabu yigaho, akababwira ikibazo cy'ubushobozi buke afite butamwemerera kuyabonera icyarimwe. Bo bamwemerera kujya yishyura make make, naho Travisi waracyategereje amanota azava mu manota y'ikizamini cya leta gisoza icyiciro rusange. Adela yamaze kumbwira gutyo dusezeranaho ngo twembi twitegure tujye kumerekeza atandukanye. Gusa ako kanya nibwo nibutse kwibaza uburyo Salome n'abavandimwe be Travisi na Rahabu babaho, wongeyeho na Ada Omera bamaze igihe bacumbikiye. Ugereranije n'akazi gaciriritse ko gukora amasuku mama wabo Magdalena akora, ibyo bituma ntekereza uburyo muri ino si harimo abantu bafite ibibazo kandi bagowe n'ubuzima badafite kirengera. Gusa numvise nta bushobozi n'ububasha mfite bwo kugira icyo mbikoraho, ndekera kubitindaho mpita njya muri dushe mvuyeyo ndambara. Maze kwambara neza ndasohoka, babyara banjye bahita banyakira bantumira ku meza ngo dusangire ibya mu gitondo. Tumaze gusangira mbereka n'agaseke karimo imbuto mbabwira ko Adela waziboherereje abifuriza kuzatangira amasomo neza. Maze mbere yo gusohoka nkurayo urufunguzo rw'imodoka nduhereza umukozi ngo nihagira uza gutwara imodoka arumumpere. Ako kanya nsezera kuri babyara banjye mbabwira ko ngaruka mu kanya, nuko ndasohoka. Ngeze no kuri gate ndasohoka ngenda nihuta ngeze aho ntegera. Imodoka ntiyatinda kuhagera nyinjiramo nyuma y'urugendo rutari rugufi nageze aho mviramo. Ubundi manuka ngana muri karitsiye Adela n'umuryango we bari batuyemo. Kugeza ngeze ku iduka mama we Liberata yahoze acururizamo akarisigira Carolina. Mu kwinjira nasanze Carolina nta bakiriya benshi afite kubera ko muri ayo masaha nta bakiriya benshi baba bahari. Twarasuhukanije mubajije Lopez ambwira ko ari mu cyumba aho ugiye gufunika amakayi mashya yamuguriye. Ako kanya mba nibutse gahunda yari afite yo kuzana Gomez na Rohima abahungishije baramukazi be n'abisengeneza be. Nkaba narahirutse nsaba ko nzaza tukabiganiraho ariko nkaba nari narabuze umwanya. Ako kanya mubaza uko byarangiye, ansubiza ko gahunda zahindutse kubera ko ababyeyi be bumvise ashaka kubatwara byo kubahunza bakurikije uburyo ari bo bemera nk'abuzukuru babo kandi akaba ari bo bonyine babubaha. Bumva batiteguye kubahomba. Bafata icyemezo kigoye cyo kwirukana abasaza be Bowazi na Jowabu hamwe n'imiryango yabo, ku buryo byasabye ko hitabazwa ubuyobozi bw'abatwaye bukajya kubacumbikira mu nzu yo ku kagari itagikoreshwa aho bateganya kuyisenya. Mu kubafasha gukura amaboko mu mifuka bakarekeraho kuvunisha umusaza n'umukecuru, babaha akazi ko kwita ku ngemwe z'ibiti by'imbuto. Nubwo babanje kubyanga kubera ubutesi bwinshi ariko inzara ituma babikora ku buryo ubu bamaze gukamirika. Naho Gomez na Rohima bakaba bisanzuye ku buryo n'ababyara ba Gomez baza gusura nyirakuru na sekuru nk'abashyitsi, bakaba batagifite ububasha bwo kubabangamira. Carolina yamaze kumbwira uburyo noneho Rohima na Gomez batekanye, niruhutsa nishimira ko Rohima aguma kurindirwa i Heburoni kubera ko ariho atekanye. Ako kanya mpita mbwira Carolina ko nje kumureba hari ubufasha nkeneye, ansubiza ko ntacyo yanyima gifite. Ako kanya mpita mubwira ko nkeneye 200,000 byihutirwa, nkazayasubiza aho yakura tumaze gutangira amashuri. Namaze kumubwira gutyo ansubiza ko ikintu gitumye musaba amafaranga bwa mbere kuva nabaho byumvikana ko gikomeye cyane, bityo ntabwo ari ngombwa ko nzayamusubiza kubera ko nanjye ndi mu bana agomba kureberera. Carolina yamaze kumbwira gutyo sinajya mu byo guhatiriza ko nzayamusubiza, kubera ko iyo uhaye umuntu akanga kwakira icyo umuhaye uba umuciye intege yo kuzaha abandi atinya guseba. Nta kundi naramushimiye cyane, ambaza niba yanyoherereza kuri telefone cyangwa niba nsinyira sheke. Musubiza ko nsinyira sheke kureba mbona ansinyiye sheke y'ibihumbi 250.
ambwira ko 50,000 andengerejeho nzabikoresha icyo nshaka. Nanjye ndamushimira cyane, ntangiye gutekereza ibyo kugenda mbanibutse ibyerekeye inshuti ye akaba murumuna we Sanshia, byo kwanga kubana na Martinez babyaranye Maombe. Nuko mbimubwiraho mubaza niba nawe yashyigikira Sanshia gukomeza guheranwa n'urukundo rwahise. Mu kubanza kwiyumvira cyane ansubiza avuga ati icyo mbona nuko Sanshia afite amahirwe yo kuba afite umugabo wamukunze kuva kera, kandi bigeze kumarana imyaka myinshi babana nk'umugore n'umugabo. Nubwo wenda ibyo bakoraga byose babaga biyiba, ariko ntibikuraho urukundo Martinez yamukundaga n'ubu akimukunda. By'akarusho bakaba bafitanye igihango aricyo Maombe babyaranye wakagombye kubabera impamvu ibahuza. Kandi niyo yaba undi mugabo badafite aho bahuriye, ntabwo byaba bikwiriye ko yamwitesha kubera ko akiri muto, ku buryo bidakwiriye ko amara imyaka isigaye nta mugabo, dore ko n'abana be bombi bakuze ku buryo batagikeneye kurerwa nawe by'umwihariko. Ikindi kandi kubona amahirwe y'umugabo ukwiharira bikurinda kuba nk'ubwiherero rusange abagabo bose bakubwe baza kwihagarikamo. Bya bindi bavuga ko urugo rw'umupfakazi ruvogerwa rugahinduka agatobero, bikarenga akagirana n'amakimbirane n'abandi bagore bamushinja kubatwarira abagabo. Bityo rero Sanshia ntabwo akwiye gupfusha ayo mahirwe ubusa. Bitandukanye nanjye ugikeneye kurera abana banjye bakiri bato, akaba ariyo mpamvu nsubiza inyuma abagabo baza bangana, haba abagenzwa n'urukundo n'abagenzwa n'irari. Carolina yamaze kumbwira gutyo mwibutsa ko Sanshia ari we muntu wa mbere ashobora kuba yumva kandi yumvira nka mukuru we, wamwitangiye mu buryo bwose, bityo azamuganirize wenda we azamwumva. Namaze kumubwira gutya nsubiza ko ahubwo agiye guhita amuvugisha kuri telefone, nibiba ngombwa bapanga uburyo bahura babiganireho. Carolina yamaze kumbwira gutyo musezeraho ambaza niba ntinyutse kugenda ntasuhuje mushiki wanjye Lopez. Bitamubaza ahubwo impamvu atatwumvise tuganira ngo aze kunsuhuza. Nawe mu kwikanga ahita yinjira mu cyumba yibaza icyo Lopez yabaye cyangwa niba yaba atarimo. Ako kanya ahita yiruhutsa ambwira ko asanze yasinziriye. Mitamubwira ko ari ikibazo cy'irungu ryo kuba wenyine. Nawe ansubiza ko nabyo byari mu mpamvu zatumaga ashaka uburyo azana Gomez na Rohima, ariko n'ubundi ntabwo arabivaho kubera ko arimo gukora cyane ngo azagure ikibanza azubakemo inzu nini, ku buryo n'ababyeyi be Bernard na Cecile azabazana bakibanira, kubera ko barimo gusatira imyaka yo kwitabwaho by'umwihariko, bakaba baruhutseho guhogokera imibereho y'isi, we agasigara abasazisha neza. Carolina yamaze kumbwira gutyo mwikiriza amubwira ko mushyigikiye cyane, kubera ko na Rohima azaba amaze kwibagirana kuba muhiga, kandi iminsi iciyeho ntabwo ari mike ku bana bakura vuba n'isura igahinduka vuba. Nuko musezeraho musaba kunsuhuriza Lopez, ariko ansubiza ko atatinyuka kumubwira ko nagezaho, kubera ko yamumerera nabi amubaza impamvu atamubyukije ngo azansuhuze. Ibyo nanze kubitindaho mvaho ngenda nganaho ntegera. Sinatinda kuhagera kubw'amahirwe nsanga imodoka itegerereje abagenzi nyinjiramo. Ntegereza nk'iminota 10 irahaguruka. Nuko mviramo hafi yo mu rugo mpita mpamagara Adela musaba kumbwira nimero ya konte y'ikigo Salome yigaho, akambwira n'izina rya banki. Mu kanya gatanyoherereza nimero ya konte n'izina rya banki, ambwira ko nza kuyishyura mu izina rya Salome Montana. Kureba mbona izina rya banki nishyuriraho niryo riri no kuri sheke Carolina yampaye, mbona ko bigiye kunyorohera. Nuko mbikuza amafaranga mpita nishyura umubare wayo Adela yambwiye ko ngomba kwishyura. Maze kwishyura bampa inyemeza bwishyu borudero. Nuko ndasohoka maze kugera hanze mpamagara Adela mubaza uburyo borudero ibageraho. Ansubiza ko bansabye kuyibagezaho aho bari mu isoko babangoye, bityo bazayifata ejo baje gufata imodoka naraye ntashyemo kubera ko ariyo bazifashisha ajyanye Salome ku ishuri. Bityo byazaba byiza mbaherekeje kubera ko kugaruka ari wenyine byazatuma yicwa n'irungu. Nanjye mpita musubiza ko ubusabe bwe kuri njyewe ari itegeko rigomba kubahirizwa no gukurikizwa. Amaze kunshimira musezeraho ngo bakomeze bagura ibyo bagura. Namaze kuvugana na Adela mfata inzira inyerekeza mu rugo.
Bidatinze nagezeyo nakirwa na babyara banjye Suwerena, Sironina na Rotheni. Mbabaza uburyo biteguye gutangira amasomo ku munsi w'ejo. Bose bansubiza ko biteguye kandi bafite ingamba nshya zitandukanye n'izo bari bafite umwaka ushize. Mu kujya imbere mu gikari mbona bose bafuze imyenda y'ishuri boza n'inkweto batibagiwe n'ibikapu. Ako kanya bantumira ku meza byansabye ko nisangiza kubera ko amasaha ya lunch yari yarenze. Twinjiye mu gicamunsi ubwo namaze gufungura nshaka icyo nkora muri ako kanya ndakibura burundu kubera ko no kuryama numvaga bitandimo. Nuko mpitamo kwambara imyenda ya siporo nkajya gucumira amasaha muri siporo. Nsaba na babyara banjye ko bambara imyambaro ya siporo tukajya muri siporo, ibyo babisamira hejuru. Bamaze kwambara mbashyira imbere mberekeza muri campus ya Harmony University. Bidatinze twinjiyemo ku bw'amahirwe twageze ku kibuga dusanga hariyo n'abandi bana b'abakozi ba Harmony University n'ibitaro. By'akarusho bishimira kubona bamwe mu bo bigana. Mpita mbaho uburenganzira bwo kubasanga bakisanzura. Nanjye nzengurutse amaso ku bari mu bibuga bitandukanye n'imikono itandukanye. Mpitamo kwiyunga ku bakina basket kubera ko ariyo nabonye umuntu akoresha igihaha cyane. Mbese umuntu akoresha imbaraga nyinshi nta kanya ko guhagarara gahari. Birumvikana nk'umuntu usanzwe mpiga nagiye nisanga nanjye bampa umukino. Turakina, turidagadura, turasabana ku buryo twashidutse saa 2 zitugereyeho tutabizi kubera amatara. Nibuka ko ngomba gucyura abana nazanye mu kuvayo ngo njye kubareba numva Rotheni arampamagaye. Mu guhindukira mbona bicaye ahakinirwa volleyball. Nitegereza neza mbona Suwerena na Sironina bicaranye n'umwana w'umuhungu w'urungano rwabo bamushyize hagati. Nkorwa ku mutima n'uburyo bishimiye kuganira nawe, bombi batwawe no kumurangamira. Mbona ko ibyo bihe nabyo biba bikenewe ku bana bari mu kigero cyabo, aho baba bakeneye guhura n'abandi by'umwihariko abo badahuje igitsina, bagasabana ntibabeho bafungiranwe mu gipangu. Byazatuma bakura batazi uburyo bagomba kwitwara imbere y'urungano rwabo n'uburyo bagomba kwitwararika mu mitego bahura nayo. Navuyeyo mbasanga nsuhuza uwo mwana w'umuhungu, mubaza wari wambwira ko yitwa Elton, akaba yigana na Suwerena. Nanjye mubwira ko nishimiye kumumenya, mubaza niba we nta gahunda afite yo gutaha. Ansubiza ko ari uko yarabanishije Suwerena na Sironina bari bantegereje. Mpita mushimira uburyo yabagumye hafi, nuko mbasaba ko noneho basezeranaho tugataha. Nabo bamusezeraho, nuko mfata Rotheni akaboko tuva aho ngaho. Tuza ntera ububyara Suwerena na Sironina mbabaza uburyo umuhungu w'abandi bari bamwifunze. Nabo batangira kumwihakana bamusiganira. Suwerena avuga ko ari Sironina yari yaje kureba kubera uburyo no kwishuri bamwitayeho cyane. Na Sironina agahakana avuga ko yaraje kureba Suwerena bigana. Nanjye ngahita mbabariza hamwe impamvu bamwihakana kandi nsanze bamushagaye banamurangamiye cyane, badashaka ko bava iruhande. Babuze icyo bavuga mbabwira ko kwicarana n'umuhungu bagasabana ari ibisanzwe, ariko ikidasanzwe ari imyitwarire n'imico mibi bakwishoramo, bityo bagomba kubana no gusabana na buri wese ariko bakirinda ibishuko n'imitego yabashora mu ngeso mbi zakwangiza ahazaza habo n'icyerekezo cyabo. Nungamo mbabwira ko hagati y'abahungu n'abakobwa hashobora kuza ibishuko byabaroha, bityo bagomba kwitwararika. Nabo bambwira ko mama wabo na papa babo bajya babicaza bakabaganiriza ku buzima bw'imyororokere n'uburyo bagomba kwirinda ingeso mbi n'ingaruka baterwa n'izo ngeso mbi baba bishoyemo. Mu kuvayo mbagira inama, twageze mu rugo dusanga bose bahari. Tubasuhuza dutatanira mu byumba byacu bitandukanye, tujya muri dushe, twongera guhurira muri salo twambaye utwenda tworoheje. Chancellor ahita dutumira ku meza dusangirira hamwe. Dusoje tuva mu ruriro tugaruka mu ruganiriro. Marume Nowa na Chancellor bafata umwanya wo kuganiza abana babo iby'itangira ry'amashuri, babaha n'impanuro zitandukanye zirimo kubashishikariza kuziga bashyizeho umwete. Bakomerezaho kubagira inama yo kuzirinda ibibarangaza n'ibibashora mu ngeso mbi. Muri ako kanya njye nahisemo kubaha rugari mbasezeraho njya kuryama. Gusa ngenda nibuka ababyeyi njya numva bahitamo gufungirana abana babo mu gipangu no kubahozaho ijisho ngo bari kubarinda kwishora mu ngeso mbi.
bikarangira babibye umugono, ababyeyi bagatungurwa no kubona abana batwite, cyangwa abo bana bahozaho ijisho bagira amahirwe yo kujya ahantu hatuma baguma kure y'ababyeyi nko muri kaminuza, akaba aribo babica bigacika bashaka kwimara amatsiko bari bamaranye igihe kinini. Noneho bya bindi byo kuryoherwa no kumva ko bibohoye ingoyi bari baraziritsweho n'ababyeyi babo bigatuma babikorana ubuhubutsi badatekereje ku ngaruka ngo byibuze banikingire. Mbihuje n'ibyo Marume Nowa n'umugore we Chancellor baganiriza Suwerena na Sironina, nsobanukirwa ko impamvu abo batibuka kwikingira ari uko baba bataraganirijwe ngo bereke ingaruka z'ubumva ko kubafungirana mu gipangu bihagije. Ibyo byansigiye isomo ko umwana badakeneye ko buri gihe umuhoza ku nkeke, umuhitiramo cyangwa umukumira kugera aho abandi bari, ahubwo icyo uba ukeneye ni ukumuganiriza ku mahitamo mabi n'ameza, unamwereka ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi ku mahitamo yagira, maze ukamuha amahirwe yo kumureka agatangira kwigirira inshingano zo kwimenyera amahitamo, agatangira no kwitoza gutsinda iyo mitego. Ibyo nanze kubitindaho, ndaryama nongera gukanguka mu gitondo nibutse gahunda mfitanye na Adela, muhamagara mubaza aho bageze, nsubiza ko ataritegura ariko amaze kuvugana na Salome ko bahurira kuri Harmony Hospital aje gusezera kuri mama we udataha mu rugo kubera ko akora amanywa nijoro ngo abone ibibahagije abana be. Namaze kuvugana na Adela nsohoka mu cyumba nsangira ibya mu gitondo n'abagize umuryango wose. Dusoje Chancellor adusezeraho ngo ajye mu kazi, naho Marume asaba babyara banjye kujya kwambara imyenda y'ishuri akabaherekeza ku ishuri. Nabo ntibamutindira, bajya imbere arabajyana. Nanjye ntangira kwitegura mvuye koga ndeba imyambarire imfasha guhisha isura yanjye ngo Salome ataza kumenya ko ndi Neko azi ko yapfuye. Mu gukomeza gutegereza Adela yangezeho ambwira ko Salome ari kumwe na mama we. Muhereza urufunguzo rw'imodoka nk'umuntu ufite ibyangombwa byo gutwara, nuko twinjira mu modoka tuva aho bidatinze twinjiye mu bitaro. Adela ahamagara Salome kuri telefone, mu kanya gato mbona havuyeyo Travis na Ada Omera batwaje Adela igikapu na valize, bavayo bakurikiwe na Adela wari inyuma yabo hamwe na mama we Magdalena. Batugezeho baradusuhuza, mpita mbaza Travis na Ada Omera igihe amanota y'ikizamini cya leta azasohokera. Ada Omera nsubiza ko bivuga ko azasohoka ku wa gatatu w'iki cyumweru. Ibyo ntago twabitinzeho, twasabye Salome kwinjira mu modoka, ubundi nereka Travis na Ada Omera aho bashyira igikapu na valize bya Salome. Nuko ngaruka mu modoka, Adela ahita ahagurutse imodoka twerekeza mu ntara ya Rimota. Mu gushaka ikiganiro ndahindukira mbaza Salome impamvu yatinze gutangira. Mu gushaka icyo nsubiza, Adela ahita atanguranwa nsubiza ko ahubwo Salome yashakaga kuza gutangira icyumweru gitaha, ategereje umukunzi we ari uzazana n'ababyeyi be gufungura no gutaha ku mugaragaro ibitaro batsindiye, aho ari yamubwiye ko bazaza kuri uyu wa gatanu. Salome n'amasoni menshi abihakana avuga ko Adela amubeshyeye, ahubwo ari yamubwiye ko azaza kumusura ku ishuri muri weekend kubera ko we n'ababyeyi be bateganya kumara iminsi 5 bakurikirana imikorere y'ibitaro, bakazasubira iyo pe ku wa gatatu w'icyumweru gitaha. Ibyo nkibyumva nahise numva nuzuye ibinezaneza kubwo kumva ko kera kabaye ngiye kubona amahirwe yo kubona imbona nkubone n'amaso ku maso umubyeyi udasanzwe w'umugiraneza n'impuhwe z'igisagirane, wa wundi wanyeretse urukundo rwa kibyeyi atanzi, akemera kundihira amashuri ya kaminuza, akishingira n'imibereho yanjye. Ubwo njyewe Adela na Salome twagiye tuganira iby'urungano rwacu, ni nako twagiye duparika ahantu tukagura two kurya no kunywa tw'urugendo. Nyuma y'urugendo rure twabereye mu gitondo kugeza ku gicamunsi gisatira umugoroba, nibwo twari tugeze kuri cya kigo cy'amashuri Salome yigaho, cya kindi na Adela ubwe yizeho, aricyo yahuriyemo na Morana hamwe na Rodrigue bafitanye amateka akomeye. Akaba ari nacyo kigo murumuna we Diera arangirijeho. Abanyeshuri mu kubona imodoka yinjiye mu kigo barahurura ngo bamenye umunyeshuri uje gutangira ari mu modoka. Bidatinze twasohotse mu modoka, bose bagwa mu kantu babonye ari Salome. Wahise atubwiye ko impamvu batunguwe ari uko yubatse izina ryo kuba ari we mukene wiga muri icyo kigo, none bakaba babonye aje mu modoka.
tukiri aho tubona havuyeyo umusore waje ahita ahobera Salome n'urugwiro rwinshi. Bagihoberanye aho hinjiye indi modoka, Adela yitegerezanya gutungurwa kwinshi. Mu kwibaza ikintu kidasanzwe abona kuri iyo modoka, arebana gutungurwa kwinshi. Imodoka yaraparitse mu gihe gikomeje kwibaza impamvu Adela yacanganyikiwe no kubona iyo modoka akayirangarira nkaho ari bwo bwa mbere abonye imodoka kuva yavuka. Twagiye kubona tubona muri iyo modoka hasohotsemo umukobwa, tukimukubita amaso naguye mu kantu. Nibaza uburyo agezaho n'imyenda y'ishuri y'icyo kigo. Noneho mu kuvayo dusanga yiruka yarambuye amaboko nk'akanuma kari kuguruka, nibwira ko ari njyewe Adela na Salome afitiye ubwuzu budasanzwe aje guhobera. Nakubiswe n'inkuba numvise izina avuye yahamagara uwo musore wahoberanaga na Salome. Kureba uwo musore mbona we yumye nk'igiti kare yitegerezanya uwo mukobwa mu gutungurwa no gucika intege kwinshi, kugera ubwo asigara yihungura amaso atekereza ko atari kubona neza, birarenga yikurugutura n'amatwi yibwira ko ari kumvirana cyangwa ari kumva nabi. Mu by'ukuri ikintu cyari kintunguye nkibaza uburyo ibyo bintu bihuriranye, ni ukubona uwo mukobwa usohotse mu modoka no kumva izina avuye yahamagara uwo musore wahoberanaga na Salome.